Reka mbasuze kandi mbaye n'ikaze abakunzi ba Savi Official kabiri. Nk'uko mubyumva uyu nguyu ni Savi muri kubana. Amakuru ukaba tujye kubagezaho atandukanye agiye akomeje aha ngaha, aho Karabo ashyize ukuri kose hanze kuri mu mutwe we, byose akashyira hanze akabivuga. Reka mbareke mwiyumvire byinshi bigiye bitandukanye yagiye avuga, ijwi n'irye reka tuma akanya avuge mwumve. Nisobanure ndamaze nimba ndifite ndamaze twanzike se kwashyibagujwe kara twanzike mu gitondo. gusa ikiganiro super manager yakoze nakibonye, namushimiye. Narinzi ko wa muvandimwe yamutamitse nawe, ariko namushimiye ko atigeze yijandika muri biriya bintu byo gufata amafaranga y'inda ya buriya atera n'umwaka. Ndashaka kuza kugaruka ku muntu witwa Chita Magic. Banza utwereke. Ntago mbibereka kubera ko ntago mwamfashije kubitegura. Icyo nkubwira, ndaza kugaruka ku muntu witwa Chita Magic. Rero Chita, bino bintu mwitangazamakuru burya byitwaramo, Chita rwose ngiye nta nubwo mubara nk'umunyamakuru. Aze kwicara yigaye, ntago ndi bukoresha amagambo mabi kuri we, ariko yarambabaje muri ibi bibazo, byabaye kuri mugenzi we. None undi akaza agaragaza yuko ibyabaye kuri uriya muvandimwe ngo ni ibintu biri aho, ngo ni ibintu bisanzwe, ngo yarasanzwe nabizi. Biriya bintu Chita yakoze ntago ari byo, n'abantu bazi kumfasha tumunenge. Ikindi cya kabiri, Chita wikwivanga mu bibazo bya Yago n'uriya muntu w'inshuti yawe, kubera ko Yago ibintu yavuze nta nubwo wigeza kuvuga nabi. Ibintu byo kuza ugahita ushaka kuzimangatanya ibimenyetso kandi ibintu byaramaje kugaragara. Umuntu yaragize gutya agasimbuka igipangu akavunagurika, wowe ukaza urimo uragira gute umurengera urasigiriza se biriya bintu byo gusimbuka igipangu biraza gusubira inyuma. Urasigiriza se ririya gufwa batubwira ko imenetse igufwa ry'inkono yamubwire yuko Karabo yabwiye, ariko nawe arimo arabyumva. We Chita ukuntu uri muri yitwara, ahubwo ni we mugambanyi mubi kuri uriya muvandimwe wawe. Ni wowe Yuda we sha, buragira ngo ntiyagucishijemo ijisho. Buriya yakubonye nturimo nacuruza se, cano ye ntiyahombye kuki yayizanyeho uriya mukobwa harya buriya ni umugore. Uriya mugore nta munyamakuru w'umunyamwuga witwara kuriye. Ubundi ko wateye imbere, ko wagize amahirwe ukanashaka n'umugore mwiza, ko ufite imodoka ugendamo, ko ufite platform iremereye, umuntu agutwara mu kwaha gute kugeza n'igihe azava gusambana, nibamara kumushyira hanze ujye no kumukomera amashyi? No. Uzi ko ariko buriya n'igihugu kiba cyakubonye kitaguha inshingano wowe urashaka kuko ubyumva nawe ariko abyumva, kandi ntabwo byashoboka. Yewe uko mbyumva ntekereza ko ari n'abandi bantu bari intellectual ariko babyumva. Wari uzi ko nufite umugore? Ubwo none ufite umugabo, mfite umugore nyine, ari rwose ndi ntusa. Gende se muhungu. None se urabyumva? Buriya yakoraga neza indirimbo, agakora ibintu byose neza, ariko nawe nyine ngo arafite akadefo ko kwikundira igitsina. Ibyo ntabwo twabimurenganyiriza. Chita, ubundi ibi bintu wowe byitereyemo ari ndi ubigutumye, ubundi uri kabiragani, uri muntu gani? Ibibazo ko biri hagati ya Sabe na Yago akaba afite abakunzi bakabagiye kumuvuganira, wowe ukaba uri umunyamakuru utagira umupaka. Wowe ibi bintu urinze kubiza muri mubi, urashya warura iki? Mubyimbe mumere nka dendo, natwe turi hano turahari kandi isaha ku isaha wasanga iyo ntebe wicayeho. Buretse gato, abantu ikintu bagushinjije ni kimwe, ngo kwataka abantu batajya baguha ibiganiro, bigaragaze ko wowe uvuga ku bantu ngo batagwa ibiganiro bitewe n'ishyari uba ufite. None se reka mubwire Gasa, Chita yigezamo ikiganiro nyine nicyo uri kwisi. None se ko yaje ejo bundi akakira umuntu uza kunsenyera kuri cano ye, ko n'utwo natangiye kubaka arimo araduse. Noneho Chita wibeshye wongere wakira umuntu mvuga nabi. Uwo muntu yabivuze ku munota wa 36 ntago mubeshyera. Ikiganiro gifite uze kukima nyumvi. Kiri kwa Chita. Sha nabyo nabonye n'ukuri birahari izina ry'Imana, kandi n'abantu barampamagaye ngo Chita murapfiki uko yakira umuntu arimo aragusenya. Ibitwo niyubakiye ba Yago babimfashijemo, ba Gerard Imbabazi, ba Gasaro, bande bose. Wowe urimo urashaka kunsenya wowe. Umuntu kuri platform y'umuntu akavuga ukabyumva. Chita ndamuvunira umuheto ahubwo. Chita ndamuvunira umuheto n'abantu babyumve. Chita ibintu byo gushaka kwitendeka ku byo nubatse wowe ugashaka kuzana abantu babisenya, ntunabikatinge ngo bivane. Ye nawe turi barangura wowe. Wewe wabajwe ugeze ubona mukora ikiganiro mbere yuko anyatakisha uriya. Yewe mfite amakuru ko abantu yohereje ari Sabe wamuhaye amakuru amubwira ati we Karabo niwo muntu ufite umurindi mu bantu barimo kunsenya, genda wakira uriya muntu akome Karabo. Ni muri iyi saga? Yego wabikwiye ko yahidinze, kuko ntago ariko abantu biri kuvugwaho na rumwe n'abantu, nuko bishobora kuba hari akantu kakitu kidogo yatewemo. Oya
ntako njye impamvu nakubwiye kuriya ntumvise Sabi ibyo bintu atabikora ariko aba yabikoze noneho yaba ari n'inkunguzi aba yabikoze rwose yaba ari inkunguzi yaba arangiye nabi kabisa kuko noneho yaba yiyakirijeho umuriro atari buzimye ngo bikunde bikagaragara akaba atangiye no kurwanya abantu bashyize hanze amabanga ye akabasibisha ibiganiro kandi w'ibiganiro bye yakoze ku bantu birimo birinjiza. Nyuma y'aya magambo yose rero amaze kuvuga nibwo yongeye andi magambo avuga ati ubu ni ubutumwa Maye Sabe amucyurane cyane kandi amubwira ko ibintu byamubayeho nawe yagiye abikorera abandi anamubwira ngo yagiye asenya ingo z'abantu benshi cyane ngo abahango kuri social media ngo abagore ngo bavuge ibintu by'abagabo babo ngo bagiye babakorera ngo ibi rero nabo ngo nareke babivuge reka mbumvisha amagambo yahise abwira Sabe ngo nk'ubutumwa ariko icyo mubwira ngenge guha ubutumwa Sabe mbabara ukagira introduction. Sabe nta muntu wigeze gutuma gusambana. Icya kabiri nta muntu wigeze gutuma kujya gusenya ingo z'abantu ukoresheje abagore barimo bazaga barira kuri channel zabo bavuga amafuti y'abagabo babo sibyo ibyo babagore bavugaga abagabo babo babakoreye nawe uri murabikorera abandi bagabo uri kumva ibyo nimba byaragiye hanze wiza kuza kwitura abantu umujinya ngo bakubita amastrike yacitse umurizo buriya nanjye mfite abafana benshi cyane uri kumva mfite abafana kabiri uza abafana yagwa afite abafana yewe reka nkubwire ikintu we arimo arakirigita inkuba banza wumve arimo arakirigita inkuba bafatwa bavuye gusambana basimbuka igipangu bakumeneka inkono y'ama bose bamureba uko yasimbukaga bose baramurebaga yikubita hasi bose bamureba nubwo yari yarabihishe ariko baramubonye mubikorere muri dekayi. Ibyo rero nibyo birimo kuba kuri Yago umwami akunze kuba barimo kumutambagiza ubundi yavunitse se nifuza ko Yago ngo agendera mu kagare none ni uri muri akagenderamo ibyabaye kwa Yago na nuza na Sabe ni nk'ibyabaye kuri Hamani uzabaje ukuntu bangana tuzabwire ko arabasaba imbabazi atatanga ibitekerezo ariko nawe atareke kuzanamo ntazo nsabye akantu kuko nyine yabyishimiye ntazo nsabye umva none nkubwiye ubuse jewe ko bamvuze se abagiye banamvuga batazi ko ndi n'umusitari kuri channel yaramenyereje abantu ko atumiraho abantu b'uburanga gusa abatarabuburanga arumva atarimo ararema conflict mu bantu umuntu uziyanze gukoresha barahari benshi ntabwo ajya atumira abantu badafite uburanga kuri channel ye ntashobora. Nyuma y'ibi byose rero akaba yasoje ashimira Supermanager avuga ati narinzi ko nayo yagiye muri ibintu gusa we yagiye ku ruhande amushimira cyane kaba ngiye rero yari Savi nk'ibisanzwe channel ni Savi Official 2 mbabwira ngo ndabakunda cyane mugire ibihe byiza ciao